ku rubyiruko rudukurikiye rwagize amahirwe yo guca mu ishuri, akenshi asohoka mu ishuri agatekereza ko ari buhingukire ku kazi kari muri ofisi imeze neza, iri klimatize, yambaye ikote na karavate, cyangwa n'umukobwa nawe yagize neza, ariko ka kazi gaciriritse kashoboraga kumuvana ku rwego rumwe kakamugeza ahandi, karuta kwicara ugasaba, abantu benshi ntabwo bagaha agaciro. Noneho ku cyo wari uvuze cy'amakosa abantu bakunze gukora, ku muntu watangiye kuyakorera, ku muntu watangiye gukorera amafaranga ayinjiza, noneho abantu benshi hari nk'ikintu cyoroshye nko kugendana amafaranga udafitiye gahunda. Ukajya kuri ATM cyangwa ukavuga uti ntago nagenda mu mufuka nta kintu kirimo, ukabikuza icya kabiri cy'umushahara wawe ukagishyira mu mufuka, nta kintu ugiye gukora, nta kintu ugiye kuyakoresha. Iryo ni ikosa rikunze kugusha abantu mu bibazo byo kuyasohora ku bintu batateganyije, kubera ko iyo uyafite mu mufuka, kera twiga hari akantu niga icyongereza ahantu baravuga ngo amafaranga aravuga, ngo money talks, and it's always saying goodbye. Amafaranga aravuga ngo ikintu akunze kuvuga buri gihe barimo gusezeraho. Iyo uyafite hafi, uyafite mu ntoki, mu ikofi, mu isakoshi, nta gahunda ufite, ayo mafaranga aba yagiye. Kugendana amafaranga umuntu adafitiye gahunda. Irindi kosa abantu bakunze gukora ni kudakora ingengo y'imari ku ntuzo. Nababwiye ko mu mashuri ntabwo twiga gucunga amafaranga yacu ku giti cyacu, kandi mu by'ukuri turabikeneye, ahubwo usanga nabize ibintu bifitanye isano n'ubukungu n'icungamutungo n'amafaranga, usanga nabo barize gucunga amafaranga y'abandi. Ukiga gucunga amafaranga ya leta, y'ibigo bya leta, ukiga gucunga amafaranga y'ibigo, ukiga gucunga amafaranga y'amabanki, ariko gucunga amafaranga yawe noneho wagize wakoreye ugasanga ntabwo byigwa, bigatuma ntabwo ari abantu benshi bakunze gukora ingengo y'imari ngo avuga ati ku kwezi mbasha kwinjiza abishyire ku rupapuro, noneho nzajya nsohora amafaranga muri ubu buryo. Kuko iyo wabyanditse abantu benshi ahita avuga ati mu mutwe ndabizinze, ayo ninjiza, nzi ibyo nkeneye, nzabikora, bigatuma agenda ayakoresha mu buryo butanditse, mu buryo butageze. Ubushakashatsi bugaragaza ko iyo urimo ukora ingengo y'imari biba bisa naho urimo usohora amafaranga ku rupapuro atarasohoka kuri konte cyangwa mu isakoshi yawe. Iyo urimo yasohora ku rupapuro, ubwonko buba buri ku murongo, uburi soba, umeze nk'umuntu ugitekereza neza, ibitekerezo biri ku murongo. Iyo wasohotse uyafite, winjiye mu iduka, winjiye mu isoko, winjiye muri supermarket, ntabwo ubwonko buba bukiri ku murongo, kuko amaso aba arimo guhereza ibintu bihari bitandukanye, bishobora kuba bitari mu byo wari ukeneye, ariko wabibona amaso yabikwereka kumva urageze. Iyo udafite ahantu wari wanditse ibyo ukeneye, usohora ugura icyo uhingukiyeho. Uzabona abantu benshi avuga ati nageze mu isoko nsanga ikintu kinini bakimanuye ibiciro, mpita nkigura kandi kitari kiri kuri gahunda. Iyo uguze ibyo utari wateganyije, birangira ibyo wari wateganyije utabishoboye. Hazamo muri ibi by'ubumenyi mu by'amafaranga, hazamo kumenya gutandukanya ibintu nkenerwa, ibintu byangombwa n'ibintu bindi bitari byangombwa. Mu ndimi z'amahanga hari ibyo bita needs ni ibintu byangombwa, na wants noneho ni ikindi kintu. Umwana w'umukobwa bashaka kujyanisha urukweto n'isakoshi n'ikanzu, umuhungu nawe ashaka kujya, ariko mu by'ukuri icyo yarakeneye wenda ni ukwambara asa neza, ariko kujyanisha ku rundi rwego biba byatangiye kwinjira muri wants, bitakiri need. Tuvuge need ishobora kuba
ikintu nkenerwa cy'ibanze umuntu akeneye wenda gufata amafunguro kugira ngo abeho agira imbaraga akomeze gukora, ariko ntabwo ukeneye kwicara muri hoteli y'inyenyeri 5 kugira ngo abe ufatira amafunguro. Nibyo ndi mugenzi wanjye yahoze avuga tuhembwa 1,100 ukajya muri resitora igurisha amafunguro ku giciro kigiye hejuru, ntabwo imibare ibirimo igenda neza. Niyo mvuga rero ko ayo namwe mu makosa abantu bakora. Noneho ikindi hari uyafata akayabika ahantu hadakwiriye, akavuga ati wenda kugira ngo mbe niteguye neza reka nyavane kuri banki nyashyire mu musego iwanjye, nyashyire ahantu hafi aho ntazagira ikintu nkenera mu ijoro kuri banki bitari bukunde. Icyo gihe ayo wazanye hafi yawe aho ngaho aba afite risike zitandukanye, ariko risike nini ni wowe ubwawe uri kuri risike kuri amafaranga kuko ushobora kuyakoresha mu gihe kiza kuri. Hari n'uvuga ati reka nyashyire kuri mobile money, akashyira muri telefone bimeze nko mu ikofi, ni kimwe no mu isakoshi. Ayo ngayo uragenda ukayakoresha mu buryo rwose butarimo ubwenge cyane, ariko warekeye mu kigo cy'imari ni ibintu byiza bigufasha. Irindi kosa abantu bakora, hari abo wigisha kuzigama akabifata, bo ikosa rya mbere wenda yarindi nkivuga ku byo kuzigama ni ukutazigama. Na benshi arayafata byose akayakoresha agashira. Iyo utazigama aba ari ikosa kubera ko ntuzi ejo ikizaza. Ubundi hari muri ibi by'ubumenyi mu by'amafaranga tugira inama buri muntu yuko umuntu wese akwiye kuba afite tuyita konti y'ingoboka, ikigega cy'ingoboka, akagega kawe k'ingoboka karimo byibura inshuro 3 z'amafaranga ukenera mu kwezi. Tuvugiye umunsi uramutse ndi umukozi waha muri RBA, ejo bakavuga bati mwihangane kubera covid imaze iminsi turi bugongeye tugabanyaho abakozi, ukisanga ku rutonde rw'abataha byibura ukwiye kumara amezi 3 ubuzima warubaye mu kibukomeje. Ariko ntabwo ariko bikunze kugenda ku bantu benshi. Iyo agize ibyago akazi kagahagarara, ukwezi gukurikiyeho aba yavuye mu cyiciro cya 4 cy'ubudehe agahita agwa mu cyiciro cya 2 cy'ubudehe. Donc ubuzima buhita buhinduka, ukaba wari wifashije uri umuntu abantu bubaha, umushahara wahagarara rimwe gusa ugahita ugwa mu cyiciro cyo hasi. So kutazigama ni ikibazo. Noneho ugasanga irindi kosa abantu bakunze gukora nanone ni ukuzigama gusa. Hari ubyumva yamara kumenya ibyo kuzigama, noneho akazigama gusa nta gahunda afite, akiyima. Mugenzi wanjye turi kumwegeze kubivuga gukuza amafaranga ufite. Amafaranga wazigamye akwiye kuba hari icyo ashorwamo ku buryo nayo abasha kugira ikindi abyara. Ariko iyo wayarambitse ahantu gusa, nubwo wayarambika kuri konte gusa, ugasanga ni konte ntibyara inyungu, nta mushinga wayatekererejeho, icyo gihe ni ukwimura depanse y'uyu munsi ukayishyira ejo gusa, ariko ntago ubugize. Kandi ikindi mu by'amafaranga buriya igihumbi cy'uyu munsi ntago kingana n'igihumbi cy'umwaka utaha. Haba hajemo intuza. Igihumbi cy'uyu munsi ushobora gusanga wenda kiri bugutegere moto kuva aho ukagera mu mujyi, ariko umwaka utaha ugasanga ntabwo byashoboka, ugasanga nticyakugezayo. Bayita time value of money, agaciro k'amafaranga mu gihe. Kuzigama gusa rero y'amafaranga ntakure ni irindi kosa abantu bakunze gukora. Amakosa yo ni menshi. Ngira ngo twigeze kuvugana ku cyo kugurizanya hagati y'abantu n'intuza. Ikosa rindi abantu bajya bakora no gufata amafaranga ukayaguriza umuntu utiteguye kuyaheba. Ubundi amafaranga witeguye guheba niyo wakabaye uguriza umuntu. Niba utiteguye kuyaheba ukaba wumva aramutse atakwishyuye byaguhungabanya cyane, ayo wiyamuha. Maburu murashobora kumva akavuga ati ibintu si bya bindi bavuga by'ubugashuye. Oya, hari ibigo byabigize umwuga bibyemerewe n'amategeko biguriza abantu, bifite na systeme zo gukurikirana amafaranga byagurije, bifite uburyo
bifite n'amategeko abirengera. Ariko umuntu ku giti cye nta mategeko amurengera mu gihe cyo kuguriza. Wenda mushobora kwandikirana ariko bizanakugora kubera ko nta system usanganywe yubatse yo kugira ngo uzaguze. Inama duha abantu nuko umuntu agurizayo ashobora kuba yaheba ntahungabane. Yaheba aka kantu karakomeye cyane. Muri ibi byose uvuze muri aya makosa abantu bakunda gukora, kutagira ingengo y'imari, kubika aho bidakwiye, kutazigama cyangwa se kuzigama gusa. Iyo murebye muri bya bintu byose abantu icyo badafite n'ubumenyi kuri ibyo bintu cyangwa n'ubumenyi ngiro. Nibaza ko hari ibyo abantu bazi, hari ibigenda biba bishyashya tuvuge nk'ako twari tuvuze mu kanya, ukumva wabiganiza abantu ukumva bibaye bishya, ariko nko kubwira abantu kuzigama usanga atari bishya mu matwi y'abantu. Abantu barabizi ko kuzigama ari byiza ariko ugasanga babuze ubumenyi ngiro. Hafi ya bose abize n'abatarize nta muntu ubwira ku kintu cyo kuzigama ngo wumve ari gishya mu matwi. Abantu bose barabizi ko ari byiza ariko ugasanga babasha kubikora n'imbarwa. Ubwo rero n'ubumenyi ngiro. Ubundi niba uzi ikintu ko ari cyiza tera intambwe ugikore. Niba uzi ko kugira ingengo y'imari, gukora ingengo y'imari yawe ari byiza, ukabanza amafaranga ukayasohora ku rupapuro utarayasohora mu mufuka, tera intambwe ubikore. Byibura uhere uko ukwezi uvuga uti dore turi no ku mpera y'ukwezi, niba uri umukozi uhemberwa ukwezi uvuga uti umushahara wanjye nk'ubutaha nzajya kuwusohora mfite urupapuro, nzajya mu isoko mfite urupapuro ngenda mvivura mvuga nti nari nanditseho akawunga, nari nanditseho ishati, uvivure. Ariko atari kugenda ngo uvuga uti icyo ndi bugure ndakimenya ngezeyo. Aho ngaho uzaba utangiye kugira bwa bumenyi ngiro. Ubumenyi ngiro witoza nyine kugira gukora ibintu wamaze kumenya. Mu kanya twari tukirimo kuvuga amakosa, hari nk'agakosa abantu bakunze gukora n'abajene bajya bagakora cyane, gusohora amafaranga cyangwa gukoresha amafaranga utarakira ukaba ufite, wenda dufate babandi badepanda, babandi bagishingiye ku bandi, ukaba ufite umukuru wawe yakubwiye ko ari bukuwoherereza 10,000 cyangwa 20 kubera akantu wamubwiye ukeneye, ugahita ugenda ugahita ufata ideni ryako. Ukavuga uti mumpaye izo nkweto ku mugoroba ari buyanyohereze 20, wenda n'inkweto washaka kugura. Wenda ufite n'umucuti wawe uzicuruza, wamaze kuvugana na mukuru wawe koko ari buyohereze, ukagenda ukayakoresha utarayakira. Iryo ni ikosa rikomeye. Hari n'abantu bakuru babikora, ntabwo ari by'abajene gusa, kubera ko habaho impamvu nyinshi zishobora gutuma umuntu wari wagusezeranyije adasohoza icyo yari yagusezeranyije, ugasanga bigushyize mu bibazo. Kandi washoboraga kwihangana gatoya ukayakira ukabona kuyagira.